aramugaramisha, maze kumugaramisha ahita akuramo ubugabo arabukanda ngo ni gute ngo iyi nkoresho yanjye ngo nyibura ngo ukazajya uyiha ngo tofira ngo n'undi mukobwa w'umunsi wo kwa kubera Imana ngo namanyobwa kwitaba ahita amukubita inki aramuniga ubwo baramubwira ati pu wambesire ukayishyira abandi bagore. Imboni TV mwongeye kwirwa neza, turabasuhuje aho muri hose mukundirwa byacu bitambuka kuri iyi channel. Njewe ubasuhuza nitwa Ajab Marashi. Tugiye kureba inkuru itangaje ndetse kandi inkuru inababaje, inkuru y'umugabo ndetse n'umugore, aho uyu mugabo yarenganye cyane agafatwa n'umugore we. Rero uyu mugore yafashe umugabo we aramufata aramugarika mu muhanda, amaze kumugarika amukanda ubugabo cyangwa se amukanda igitsina cye kumugaragara kivanamo mu muhanda ku karubanda, arangije aragikanda hafi yo kugikuraho. Byagenze biti? Ni iki cyatumye uyu mukobwa cyangwa se uyu mudamu afata umwanzuro wo gufata umugabo we akamugarika ku karubanda mu muhanda hagati y'imbaga nyamwinshi, akavanamo igitsina cy'umugabo we akagikanda akagikuraho hafi yo kugikuraho ndetse agakubitwa, dore ko byabaye isaga ikomeye. Rero mbahaye ikaze nk'uko nabikusezeranyije, njye nitwa Ajab Marashi. Reka tubiganire turebe icyabaye nyirizina, ikibyishe inyuma ndetse n'igikekwa yuko cyaba cyarabiteye mu by'ukuri uko byagiye bigenda. Rero byose byatangiye muri iyi minsi ishize mu mpera z'ukwezi kwa mbere, nibwo hatangiye kumvikana umwuka mubi udasanzwe, ariko no mu myaka itambutse nabwo byabaye uko. Ariko kera kabaye muri iyi minsi rwose itambutse, uyu mugore wari usanzwe witwa ko ari igishegabo yaje kugaragaza imico yindi idasanzwe, dore ko afashe umugabo akamukanda igitsina inshuro zirenze ebyiri nk'uko umugore we abihakana, ariko umugabo akabyemeza. Umugabo avuga ko yakanzwe igitsina n'umugore we. Dore hari ku tariki 29 z'ukwezi kwa 2026 aho umugabo yakubiswe n'umugore akamukubita cyane inkoni nyinshi. Hanyuma mu gihe umugabo ashaka kwirukanka ngo arebe ko yakiza amagara ye asa n'uwirukanka, umugore we amwiruka inyuma kibuno mpamaguru ashaka kureba yuko yamufata kugira ngo atamusiga. Hanyuma umugabo asa n'ucitse intege, nuko umugore aramushyikira mu muhanda agwa hasi. Amaze kugwa hasi, umugabo we birumvikana umugore we yahise amufata n'umujinya mwinshi amanura ipantaro. Umugore yari yambaye, amaze kuyimanura avanamo igitsina cye aragikanda. Yaragifashe n'umujinya mwinshi ameze nk'ukurura ikiziriko cy'ihene, afata ubugabo bw'umugabo bashakanye arakanda cyane hafi yo gukuraho igitsina cy'umugabo we. Babanye banabyaranye abana, ibintu bidasanzwe. Kuki yagifashe? Impamvu yafashe igitsina cy'umugabo we mu by'ukuri yagifataga avuga amagambo menshi ngo reka ngikande n'ubundi ukijyana hirya no hino kireresa, ngo reba kwa ba Teresa ntiukijyana, ngo kakijyana kwa ba Angelique. Avuga amazina menshi cyane atangaje, ngo umugabo we agenda ngo areresa ngo igitsina cye, ngo niyo mpamvu ari kumuha igihano cyo kuba yagikanda, ngo ibyiza nuko yanagikora kubera ko ngo ntacyo kimumariye. Mu by'ukuri ngo umugore yavugaga amagambo menshi ngo ntacyo kimariye, ngo n'ubundi reka nkivaneho, ngo n'ubundi ukijyana hirya, ngo ngewe ntabwo ukikimpa, ngo ntabwo ukibaka inshingano zawe, ngo cyungoze inshingano z'urugo, ngo niyo mpamvu ngiye kuba nagikuraho n'ubundi abo ngabo bandi wagishyiraga nabo bagihombe, nk'uko nanjye kitakitwa icyanjye kuko ngo warancukije. Mu by'ukuri hari ubuhamya bwinshi bwatanzwe n'abantu barahangaha bashimangira ko uyu mugore ku busanzwe ngo asanzwe ari igishegabo, kuko ngo afite akabari. Uyu mugore asanzwe ufite akabari gacuruza inzoga, ngo abagabo benshi binjiye mu rugo rwe iwe bagiye mu kabari ke bagasinda cyangwa se bagakoresha ibindi bitandukanye, bagahaha inzoga barakubitwa. Ushatse kuzana ibyo kutishyura cyangwa se kwishyura atinze cyangwa se kwizanishwa ibindi bitajyanye n'ibindi, uyu mugore ngo arabakubita. Hari uwavuze ko yamenyweho inzoga. Mu by'ukuri uyu mugore afata abagabo n'abandi bakiriya akabamenaho inzoga cyangwa se akanabakubita, kuko ngo afite imbaraga zidasanzwe. Gusa kuri kino gitero yakoranyeho n'umugabo we yakubise, ngo yafatanije na musaza we, mu gihe abaturanyi n'inshuti bazaga gukiza uyu mugabo bamwamuraho umugabo we, ngo uyu mugore yafashe musaza we bari kumwe hafi aho akazajya bafatanya gukubita uwo mugabo bashakanye kugira ngo bamwihanangirize ndetse banamwihanize cyane. Mu buhamya uyu mugabo yatanze yavuze ko atari ubwa mbere afashwe igitsina ndetse akuruwe ubugabo n'umugore we bibyaraniye, dore ko yavuze ko yabanje kumukubita akamukubitira ku karubanda,
nyuma y'uko bari baturutse mu rugo batari kumvikana neza, ngo nabwo yarongera aramutikura aramukubita cyane bidasanzwe, ariko kandi ngo banageze aho ngaho ngo arongera amufata igitsina aragikanda, ngo yaragikanze cyane uko umugabo ngo ababara, umugore akarushaho kugifata n'ubukana bwinshi agakanda cyane, kuko ngo yifuzaga kuba yamuhitana kugira ngo ace agasuzu ko kuba afata igitsina cye agakijyana ahantu hatari ngombwa. Niko abantu benshi batanze ubuhamya bumvise ikiganiro cyangwa se amagambo yavuga mu kanwa k'uyu mugore mu gihe yakoraga iki gikorwa giteye isoni cyo kwangiza nkana umugabo we. Umugabo we kandi yashimangiye ko ari kenshi uyu mugore amukubita, we yavuze ko ngo acisha make. Mu magambo y'umugabo yaravuze ngo njyewe mba niturije ncisha make, ati umugore wanjye arankubita ndetse si ubwa mbere ankubise, nta nubwo ari ubwa mbere ankanze ubugabo, cyangwa se si ubwa mbere afashe igitsina cyanjye akagikanda akambwira yuko muca inyuma, agakunda gushimangira yuko hari abantu benshi njya gusambana nabo, bityo yuko icyo gitsina tugomba kugihomba twembi. Ambwira ko abo bantu njya gusambana nabo nkamuca inyuma, ati bikwiye kurangira. Gusa uyu mugabo ashimangira ko ibyo ngibyo ashinjwa n'umugore we atajya abikora byo kumuca inyuma. Uyu mugabo wakanzwe igitsina bakunda kumuhimba akazina ka Niyori, niko benshi bakunda kumuhimba. Naho umugore wakoze aya mahano yitwa Umuhoza Adeline. Aba bombi rero batuye mu mujyi wa Kigali, niho batuye nk'uko bigaragara. Rero mu buhamya bwatanzwe n'uyu mugabo bakunda gutazira akazina ka Niyori, nk'uko yabitangaje abwira itangazamakuru n'abandi bari bari aho ngaho, yavuze ko uyu mugabo atari ubwa mbere akubiswe ndetse ko atari ubwa mbere akanzwe igitsina n'umugore we. Uyu mugabo yashimangiye ko inshuro nyinshi ngo hari igihe ataha nijoro bwije ngo agafatwa agakubitwa, ngo agashinjwa yuko yanywereye amafaranga menshi, ndetse bigatekerezwa yuko anashinjwa n'umugore we yuko ngo yafashe amafaranga akajyana mu ndaya, bityo ngo mu gihe adatanze iposho cyangwa se igihe cyose atashye umugore yarakaye cyangwa hari ukundi kuntu byagenze, ngo akamufata akamujwibura cyangwa se akamukubita, yarangiza agafata ubugabo bwe akabuvana mu ipataro akabukanda, agakomeza kumucyurira amagambo menshi yo kuvuga ngo hari abakobwa ubijyanamo n'abandi bagore, ndetse akajya arondora amazina menshi cyane avuga ngo ubijyana kwa kanaka, ngo reka nanjye n'ubundi mbikande ntacyo byari bimariye, warabinyimye ubijyana ahandi hatari ngombwa, ngo reka mbikure n'ubundi ntacyo bimaze. Ubuhamya bwatanzwe n'umugabo we ku giti cye, gusa ariko ku ruhande rw'umugore we mu gihe bawutungaga mikoro itangazamakuru yarahunze yanga kugira icyo atangaza nk'uko bigaragara mu mafoto n'abandi bari barangaho ku itangazamakuru. Gusa ariko nanone abaturage batuye muri ibi bice bya Akinyana baturanye na uyu muryango ifite amakimbirane bashimangira ko uyu mugabo ngo yarenganye cyane, ndetse ko inshuro nyinshi ngo agakubitwa n'umugore we, ndetse ko yamugize nk'aho ari agafu k'imvugwa kimwe cyangwa se k'imvugwa rimwe, ko akubitwa hafi cyane, ndetse yuko ngo n'abagabo bose ngo be muri zikaritse n'abandi bahanywera mu kabari k'uyu mugore ngo bazi neza ko rwose uyu mugabo ngo yarenganye, kuko ngo anakubitwa kenshi cyane, kuko n'abandi bagabo nabo ngo bajya bakubitwa mu gihe cyose bazanye ibintu bitajyanye bitari mu murongo wifuzwa n'uyu mudamu. Gusa bavuga yuko mu by'ukuri ngo inzego za leta ngo hari icyo zibiziho, ngo basanzwe bazi ko uyu mugore ngo aruhije cyangwa se ari umunyamahane cyane, ndetse n'urugomo ngo rukabije. Gusa benshi banenze uyu mwanzuro bakavuga bati mu by'ukuri ntabwo bikwiye yuko umugore washakanye n'umugabo runaka bararyamanye barabyaranye ngo buke kabiri arangiza afata ubugabo bwe amugarike ku karubanda mu muhanda ucamo abantu benshi imbaga, amwambura ubusa amukanda ubugabo. Bati ntibikwiye, bati niyo waba utaramukunzeho n'umunsi umwe ntabwo wamwandagaza ngo musibye ku karubanda, ahubwo ikibazo cyanyu mwakemura iwanyu mu rugo mutihaye abaturanyi cyangwa se isi yose ngo ibote. Abo ni abantu benshi batanze ibitekerezo bitandukanye, abazi uyu muryango uko usanzwe ubanye nuko gahunda zabo za buri munsi zigenda bazikurikirana hafi, nibo batanze ubuhamya bavuga uko bimeze nuko babyumva, ariko benshi banenze imyitwarire y'uyu mudamu. Gusa ariko kugeza uyu munsi uyu mudamu witwa Umuhoza Adeline ndetse na musaza we bakoze iki cyaha cyo guhohotera uyu mugabo bajyanywe mu nzego z'ubutabera, aho bari gukurikiranywaho ibyaha bitandukanye byo gushinjwa kuba barakoze ibyaha bitandukanye nko guhohotera uyu mugabo. Gusa ariko none uyu mugabo nawe yajyanywe kwa muganga kugira ngo abe yapimwa barebe niba ubugabo bwe nta kibazo bwaba bwagize, cyangwa se ayitabwe ko yagaragaraga nk'umunyantege nkeya cyane kubera ko yari yazahaye, yakanzwe cyane byimazeyo, ndetse yanakubiswe cyane ugaragara ko nta mbaraga nke asigaranye. Yajyanywe kwa muganga kugira ngo abaganga ariko basanasana bakaba bamugaruramo ubuntu cyangwa se bakaba basanasana aho bishoboka.
rero ndagushimiye cyane wowe wabanye nanjye muri aka kanya. Njyewe nitwa Ajab Marashi, ngubwira ngo niba utarakora kuri subscribe yikore kugira ngo ujye natwe akanuko kandi ndetse ufungure inzogera kugira ngo uyonerwe byacu mu bantu ubambere. Ushobora gukora share niba konse kino kiganiro ugakanda kuri like kugira ngo tubone recommendation, naho ubundi twebwe ibigano byacu birakomeza. Ufite igitekerezo nyunganizi cyangwa se ikibazo watwandikira muri comment. Jabless. Imboni TV, imboni ya rubanda.